ndamubwira nti n'imbaraga z'amasengesho reka tubabwire imbaraga z'amasengesho aratigisa agateka. Yes, tutabakunzi bangufashe TV muraho neza murakomeye. Okay, uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa. Uwo mutumirwa rero yaje kuri televiziyo yacu yangufashe TV. Murabizi neza ko televiziyo yacu ibyo yigisha cyangwa se ibyitanga n'ubumenyi kubigenanye no kwigisha ikinyabiziga. Uwo muntu rero muramuzi yitwa Prophete Noheli. Akaba rero kandi yari umwe mu banyeshuri twari tumaze iminsi twigisha duhugura, ariko uyu mwanya yamaze kubona uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ari rwo perime. Reka rero yaraje muri uno mwanya aje kugira ngo asuhuze n'abandi banyeshuri nabo bari muri gahunda yo kugira ngo bakore ikizamini. Reka rero tubanze tumusuhuze. Prophete, wasuhuza abantu bagukurikiye kuri Ngufashe TV. Ya ndabasuhuje bakunzi ba Ngufashe TV, Imana ibaha umugisha, imbaraga z'Imana zibane namwe. Ndasuhuza urubyiruko, ndasuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi, kandi mbifuriza amahoro y'Imana, umugisha w'Imana. Ubu tuvugana ngewe naganye aba barimu ba Ngufashe TV baranyigisha turiga. Twamaze kwiga rero bo tuvugana, Imana tugiriye neza, dufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga. Nicyo gisigaye cyo tuzakibona vuba aha. Mbwira urubyiruko abari mu mahanga, abari mu Rwanda, ko mwajya munajya online. Ngufashe TV yabashiriyeho ibintu bigiye bitandukanye byiza kandi bimeze neza cyane. Bimwe mu bintu yabashiriyeho no kuzajya mwigira online cyangwa se mukaribiza screen zanyu mukara kuri zo nimero. Ibintu bimeze neza cyane, shimira Imana ko yabikoze. Yes, uwo rero ni Prophete Noheli. Nose Prophete Noheli ko mbona nta byishimo ufite kandi ngira ngo warabonye perime uruhushya, ngira ngo muri cyagiye wari uri kwiga wari ufite agahinda n'umubabaro wibaza ukuntu uzabona perime. Byari byaranyobeka. Byakwewe mugiye mutahe mujye mu rugo, mutahe ababyeyi bajye kubagaburira abana, mutahe mujye kwishuri vuba. Okay. Yes, noneho rero ni ukuvuga ngo imba mutima yawe mu mutima wagize, ni ukuvuga ngo ubushize wigeze gukora video ubabwira ko nawe waje ku kibuga uje kwitegura kwiga. Noneho ngubu bimeze bite? Iyi video tuyikoze mu masaha bwijeho. Yego. Yes, Prophete. Nashaka kubwira abantu, kubabwira ngo njyewe naje nihebye mfite agahinda, mvuga nti ntabwo ndi bubona ahantu nkura perime. Perime y'u Rwanda ntabwo igurwa, perime y'u Rwanda irakorerwa. Urakoze cyane. Perime narayikoreye njyewe, urumva, yakuri demarage, nkora circulation, nkora icyo bita T-cross, nkora icyo bita ikona, nkora icyo bita parking. Noneho ubwo baransinyira ko ngize gute ko natsinze. Okay, Prophete rero reka nubwo wenda turi mu iki kiganiro, hari impamvu tukuzanye hano kuri kamera, hari impamvu tuguhamagaje kugira ngo ugire icyo dufasha kuri kamera hano, ubwire abagukurikiye abari kwitegura kuzaza kwiga nabo bakabasha kubona perime. Ese ibi bintu biroroshye cyangwa birakomeye? Uru rugamba rurakomeye, ntago babyoroshye, ariko yifite mu mufuka wafunguye, uri umuntu ushaka kwiga wagana ishuri Ngufashe TV. Umunyeshuri ego kandi yubaha. Okay, urakoze cyane rero Prophete, ngira ngo muri kumureba hariya. Prophete ari kutubwira uburyo none se batajya ngo namaze kambere ko ni modoka nyinshi. Muri makeya Prophete, buretse ndabizi ufite amashyushyu, buretse muri makeya banza utubwire muri makeya icyo wasanze kigoranye ni ikihe muri ibi. Ikintu cyari kingoye, icyakugoye ni iki? Nuvuga ngo watangiye kwiga imodoka, urugendo rwo kugira ngo ubone perime, muri makeya ni igiki cyakugoye? Wagowe no kubona amafaranga, wagowe no kubona iki? Ikintu cyangoye no kubona minervare babigoranye, ariko ikiri kintu cyangoye no kubona amafaranga. Bwa mbere narakoze ndashya, bwa kabiri Imana yanjye turagendana nyivanamo. Rero ndumva ukoze kangahe? ngo ngiye nkoze kabiri.
bishatse kuvuga ko wakoze kabiri ubwa kabiri nibwo wabonye perimi nibwo nabonye perimi kuvuga ngo bwa mbere nahuye n'umwarimu mutubuzi anyigisha nabi bwa kabiri mpura n'umwarimu muzima aranyigisha aragenda mu bubirizi ngo ro perime Profete aragira ati baramutuburiye ko Imana yacu ibigenza neza. Okay, muri make rero turashaka kugira ngo twereke akantu gatoya mu byo wize watsi imodoka ushiremo ibinyoteri uyagurutse ugende turebe uzenguruke nk'akantu gatoya. Yes, uwo mwana rero ni Profete kabisa. Ndabona ndabona imodoka uyizi byatari. Ubwo rero ni iki wabwira abantu ukiri mu modoka aho ngaho nicyo wabwira abandi bakurikira abajeni bamuzira petit cyo nabwira abajeni biragoye kubura umujeni uri i Kigali utazi gutwara imodoka atari ukubuza ubushobozi biragoye kubura umujeni urumva uri muri mujyi wa Kigali nta perimi ufite. Yesu ashimwe mutumishi ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo Imana ibane nawe urukundo rw'Imana rukubeho urumva nabayeho icyo gihe cyose rero nukuvuga ngo ibintu bimeze neza muve mu bebe bamuzira urabona ko ibintu byose bimeze neza haba gusubira inyuma ugere mwe batabagonga urasema iyo bita double kinyoteri urabibona ko ibintu bimeze neza cyane agarara okay ari kwerekana ibyo yabonye rero mwaza muri benshi kuri Ngufashe TV mukadukurikirana ese hari ikibazo mwumva mwifuza ko twamubaza kugira ngo abashe kudusobanurira agarara. Yes Profete hano rero ushobora kugenda ugahagarika ikinyabiziga ariko turashaka yuko byibura uzugasobanurira abanyeshuri mu bizamini bikorwa utubwire n'icyagukomereje icyo ari cyo aho sawa ngira nawe. Yes, uyu rero ni Profete ni umusitari simumuzi. Reka rero Profete rero hari ikibazo kigiye kukubazwa none hanga kugira ngo utubwire uri umwe mu banyeshuri babonye uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga iriya kategori ni iyihe wagiye kubona ubonyeho kategori muri make bayita B iriya ni kategori B ni uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga urwego rwa B. Okay, muri make hari ibizamini bikorwa kugira ngo ugere kuri icyo kizamini ngira ngo watubwira ibyo bizamini byose uko bingana se ni bingahe? Kuvuga ngo ikizamini cya mbere gikorwa kugira ngo ugere ku cyanyuma uhabwe icyo bita uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga mu muhanda uhera ku cyo bita ikona wamara guhera ku kizamini cy'ikona ukirangije ukerekeza ku kizamini cyitwa parking iyo urangije parking bakujyana icyo bita circulation kureba ubumenyi ufite mu gutwara imodoka mu muhanda rimwe na rimwe ari byo bintu benshi bakunda guhiramo bitewe nuko bajemije imodoka bitewe nuko bagendeye muri feriyamu bitewe nuko batari kumanaginga ibirenge byabo ku muriro ndetse na pedali hanyuma iyo uvuye muri icyo kizamini winjira mu kizamini cyitwa T-Cross rero ni ikizamini kigorane cyane ni ikizamini ugenda imbere ukanagaruka inyuma ariho baba bashyizemo double kinyoteri yo bita double indicator. Icyo kizamini rero abenshi kirabagora bagakandagira ikona abandi bakagwa mu nzira. Hari n'ikindi kizamini cya nyuma cyitwa demarrage. Kuri demarrage rero niho ruzingiye ni hahandi ubu byaba ari kugise kwa muganga avuga ati mwana we ati uyu mwana none urumva kizamini cya demarrage bro abantu benshi bakunda guhera demarrage kwa nyirika imani inka yanjye ikizamini cya demarrage umuntu kigezeho arasenga yari umubyeyi amabere arikora akavuga ati yiteka oya reka
ikizamini cyane bagufashe TV rero uyu munsi turi kumwe n'umunyarwenya uyu nguyu niwo bita Prophete Noheli ariko muri makeya nubwo ibintu ari kubivuga ni ukuri reka tubabwire tubakuzi bagufashe TV kubona uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye ariko Prophete we byaramworoheye kubera Imana nge turagendana nuko atari kubivuga neza aravuga ati hari ikizamini cyitwa T-Cross impamvu muri kubona byishimiye nuko reka mbabwire inshuti zanjye Yesu ni niga yanjye Yesu ni genge yanjye ewana reka mbabwire Yesu ntiyaguteza abantu nta nubwo azana baguteza akazi ko boye perime ndabizi ubu ngubu ugiye gutangira none sasa babandi wagendaga wigisha ubigisha ijambo ry'Imana ubu none ntabwo bizongera oya ngomba kubigisha kandi nkabigisha ko bagomba gukora bagakorera Imana bagakorera n'iki reka twongere twibukiranye rero uyu muntu mumureba yakoze ibizamini bigera muri 4 none ariko muri ibyo bizamini bigera muri 4 hari icyo bita ikona ariko gukoresha retroviseur mu gihe uri gusubira inyuma ingira ngo kira kizamini kiri mu bizamini bibanza iyo utangiye gukora ikizamini icya kabiri muhita mujya muri parking guparika imodoka twagira ngo tubaze cyangwa se ubwire abagukurikirana kuri Ngufashe TV parking buriya biba bisaba kuyikora mu minota ingana iki ni minota 7 rwose hari naho bigera niyo yarengaho amasegonda 30 cyangwa 20 afanda kapura itakubwira ati watsinzwe igihe cyawe cyarangiye hari abagonga ibiti bya parikingi hari abayikora imodoka bakayishyiramo nibagorure hari abayishyiramo bakayiyo kuvuza ihoni ewe parikingi ni akasa mutwe itesha umutwe cyane urakoze cyane no kuvuga ngo rero parking ni kone iyo ubirangije tujya umugore mbana ikizamini cyo mu muhanda cyo kure ubumenyi umuntu afite none se imbogamizi ziba mu muhanda n'izihe hari igihe umupolisi akubwira ati turaparika hari imbere ku gipangu cy'umuntu iyo uri umuntu udafite ubwenge urahaparika ugahita kuvuga ati okay ubonye ikosa ukoze tinirihe reka ndigusobanurire iri kosa ukoze dore kiri igipangu cy'umuntu ko waparitse nasohoka araca he aho tayari wahiye abadayimoni bagusaba kabiri yakubwiye ngo turahagarara hari imbere hari igihe uri kugendera muri 3 ugahagarara yego uri muri 3 ugahagarara akavuga ati duhaguruke ukibagirwa guhagurukira muri vitesse ya 3 cyangwa se 2 kandi bitabaho ko umuntu umushoferi agomba guhagurukira muri 2 okay bisatse kuba ko mu gihe cyose uhagaze cyagiye fanda kuvuga ngo hagarika ikibazo ku ruhande shyira promo guhagarara muri poemo cyangwa se muri vitesse ya ushatse washira muri rimwe cyangwa shyira promo ukaza kwibuka ko ugomba gushyira muri ariko ibyiza washira muri TV murumva ko uyu we yamaze kubigeraho nese koko warangiye ikizamini utazimije imodoka ngiye ntabwo nigeze nyizimye Imana twara reto pela CDB nitoriza ngo uredra njyewe Imana arambwiye ati Noheli ndaguha imodoka ndaguha perime imodoka narayifashe nk'uko umubyeyi aterura umwana w'uruhinja ndayizunguza po imodoka araneho urumva arabata ariko urusanzwe twarusanzwe umushoferi aravuga ati cyangwa nuko wenda Imana yagufashe ko ari Prophete bagwereza perime jerega ngubwire bafasha gute njye perime narayikoreye bro perime narayikoreye urakoze cyane urakoze ko wayibonye ariko abibwira kugura reka tubwire rero abadukurikiye kuri Ngufashe TV ntago byoroshye kugira ngo ubone perime nubwo wenda Prophete yajyananye n'Imana ariko nawe ntago byamworoheye urwo rugamba yakoze ni rurerure turasaba rero abantu badukurikiye kugira ngo namwe muze mukurikire baze bashake mwarimu Emmanuel kibuga Ngufashe TV mufateho nimero ziba ziriho muze mwige ndabizi neza n'ukwezi n'ukwezi wakurasiyo tube mu muhanda iyo tugeze mu kibuga hari akantu basizemo bakita wavuga bayita T-Cross iyo T-Cross rero urumva harimo ta ese nuko ki bayita T-Cross muri make yigufasha iki ubundi T-Cross igereranywa twa duhanda two mu manegeka dushamikiyeho kwango uza ku murongo umwe guca ureba inyuma muri retroviseur n'ubundi wamara kugera ahantu ugomba kugera imodoka gutyo ugahagarara bivuze ngo uyu ni umuhanda uturutsemo uri kureba inyuma ubu n'ubuhamya Prophete ari kubaha ko nawe yabinyuzemo hano hari akandi gahanda ugomba guhitujamo ese uza urondera imodoka winjiremo cyangwa urahagera ugorora numara kugorora ugorora imodoka yawe
uyihindukize ivane muri wa muhanda uyishyire mu wundi muhanda winjira. Okay urakoze cyane Prophet. Karakazi kica abantu benshi rero. Kariyo karangije ubwo bugeze kuri demarage. Demarage hahandi uvuga ati warabikoze rwose imodoka narifuza kuri demarage umupolisi aravuga ati wigiye ndamubwira nti n'imbaraga z'amasengesho reka tubabwire imbaraga z'amasengesho aratigisa gateka ububwira bro jewe nageze kuri demarage bazimana ngo niwe twavugaye cyangwa n'umudayimoni twavuganye Pela soliza ngo winima Imana iramya ngo nige twavuganye peri murayitahana. Yego ubu rero banyarwandakazi tuvuga ngo twaduhurira ahantu bita hantu za Marriott za convention zendera kunywera icyayi ahantu hafi cafe giye kuyantwara icyo bita imodoka ritwakiya zaba ndi kumwe n'abana nk'abari ari bo bana gageho nibo bisoke enjoying urakoze cyane rero nizere ko filime igiye kuguhindura ubuzima nubwo wari urimo ntago ari bubi ariko hari icyo bigiye guhindura nuvuga ngo wajya kugendera n'amaguru cyangwa ugatega cyangwa ukajya ntabwo bizongera yes ubwo turababwira ko rero namwe ko baza kuri gufasha kugira imbaraga nyinshi zo gushaka perime sibyo kugira ngo bizagere neza twakoze rero iyo ni kategori B cyane ubundi urugendo rwa perime ntabwo rurarangiye kugira amakategori atandatu none bimeze zakubitaho C nkubiteho D nkubiteho F nkubiteho okay yes wakuze Ngozi TV rero uriya twaturi kumwe ni bamwita Prophete kandi Noheli murabyumva ko ibyo avuga byose ashyiramo n'amasengesho nkuko mubizi rero uyu munsi yavuze tereka njye kuri Ngufashe TV tugira ikiganiro dukorana nk'umuntu twabanye muri uru rugendo rwo kwiga imodoka akaba yarabonye perime ngira ngo ubushize murebye kuri video tugiye gukorana nabwo yatugaragarije ko ibyo bintu abisobanukiwe sawa Prophete rero reka nze tugende